amahoro dore ibyishimo narababwiye ngo turatarama agati gaturike ubu turi saba turatarama. Twebwe turi timu bita My Worship Family. Ntabwo tugiye guhita tuguruka aka kanya, ndagira ngo ubanze utegure umutima wawe hanyuma dufatanye hamwe kuramya Imana. Haleluya. Kuramya Imana ni ukuvuga imirimo itangaje ikora. Sinasoza nabonye icyanditswe cyiza hariya kiri muri Hebrews 13:8 kivuga ngo Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Hallelujah. And I want to tell you something which is better. I want to tell your neighbor that you have a potential in you. Hallelujah. You have a potential in you. You have a potential. Hallelujah. Abantu bashobora kugusuzugura ngo ntacyo ushoboye, ntabwo ushoboye gusimbuka wenda urakuze, ntabwo ushoboye kuvuga ibindi, ariko you have a potential. Ufite ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe, ushobora guhembura umutima w'umuntu. N'inda imwe twahoze tuganira tuvugana n'abavandimwe, tuvuga ku nda imwe yo muri Bible, yari umusamariya yari wegoje abagabo, ariko umunsi yahuye na Mesiya. Haleluya. Umunsi yahuye na Mesiya byose byarahindutse, agenda yamamaza Yesu. Haleluya. Ndakwifuriza ko ugira potential yo kwamamaza Yesu mu kinyejana muri generation hano. Haleluya. Tugiye kuramya Imana. Mana turaje imbere yawe, uri Imana idasanzwe, uri Imana idasanzwe. You wonderful God, you wonderful God, you never change the time. Turagushimira tuguhaye icyubahiro Mana. Wowe muri iki gitondo cyiza wakira amashimwe yacu, wakire Mana, ugira neza imirimo yawe yatangaje, ibyo ukora birahambaye Mana.
cyawe cyiza gikore kuri buri wese. Oh haleluya. Ibyo ukora birambaye, ubuntu bwawe ntibusanzwe. Ibyo ukora birahambaye, ubuntu bwawe ntibusanzwe. Turimo dukora ibyo ukora birambaye, ubuntu bwawe ntibusanzwe, ntibusanzwe. Ibyo ukora
duhaguruke ku maguru yacu dukomeze dushyire Imana hejuru. Haleluya, haleluya.
ushobora kubona amafaranga, ushobora kubona ibyo wifuza byose, ariko nta munezero. Mu butunzi bukomeye Imana yatanze mu nzu y'Imana harimo n'umunezero. Haleluya. Kuko ngeyo naje papa simba mfite yo gukora ku Mana, kandi ntabwo wayikoreho ubabaye. Imana ishobora gushyitsa hari igipimo ikavuga ngo uko winjiye niko wasohotse, kubera ko ntabwo wageze uyikoreza ya mitwaro. Haleluya. Wowe usubiranyeyo, ndakwifuriza ko uyu munsi watura ibyiringiro byawe, Imana ikakubera ibyiringiro. Haleluya. Nagira ngo wa mucuranzi wari uri gucuranga ahangaha aza dufashe mu ndirimbo, wadari gucurangira babe n'indata bavuye hano. Ndashaka ko twese duhaguruka. Haleluya. Shaka ko amajwi yanyu ni 20%. Haleluya. Haleluya. Urasongetse aho ni wowe Mana watubereye ibyiringiro. Haleluya. Niba nawe ubishaka ubyature mu buzima bwawe, birakubera uko wabyature. Haleluya. 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 Nabonye abantu amaguru yacitse, ijisho ryavuyemo. Twebwe kuba tuyafite nawe kugira ngo ahimbaze Imana. Haleluya. Reka mbasabe nidusimbuka, niba unaniwe nta kibazo, ariko niba ufite imbaraga va hasi irekure. Haleluya. 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 1 2 3 wow.
Yafasha amahoro yose, yafasha amahoro yose, urashima n'umunezero, Yesu duha. Yesu we, ariko Bibiliya iraryoha abantu mutajya musoma mwaragowe. Yesu, Imana aduha Yesu. Yesu agiye kugendera ngo mbasigiye amahoro. Arangije ntabwo yavuze ngo mbafatiyeho ndabahereza, cyangwa ntabwo yafashe ya rwa munono ngo ahereze Tsiri. Yaravuze ngo mbahaye amahoro yanjye. Yafashe amahoro yose, amahoro mu Bana. Yesu aya mahoro, dore ibyishimo narababwiye ngo turatarama agati gato